aravuga ngo none se nawe koko uje kunsengera. tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Haleluya. Cyabamishije mu izina rya Yesu. Nitwa Kayitare Donati, ngabitse kugira ngo duhugurane ku ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenge, ubundi tubone gukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakunezera aya masaha kuko wabanye natwe umunsi duhereje inyuma, waraturinze, urinda ubugingo bwacu, urinda imibiri yacu, turinda ntitwapfa, tugira neza, twongera igihe cyo kubaho, atari uko turi beza, atari uko dukiranuka, ahubwo n'ubuntu bwawe bugeretse ku bundi. Reka aya masaha rero tukugireho gufasha muri iki kiganiro Mwami tugiye gutambutsa, turasenze kugira ngo kigire aho kidukura kandi kigere naho kidushyitsa. Buri wese uri bucyumve cyangwa uzacyumva, tumusabiye umugisha kugira kuboko kwawe kwiza uzabane nawe. Urakoze, turagushimiye ko twumvise, komeza kudushyigikira muri byose, dusenze twizeye kandi twinjiza izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga inkoni. Uyu munsi natekereje kugira ngo twungurane ibitekerezo ku ijambo rivuga inkoni. Turasoma ijambo ry'Imana rero twifashishije, turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice byaho 4 umurongo waho wa 2, turaza no gusimbuka dusome ibice 4 umurongo wa 17, uko Imana igenda idushoboza ngo dushaka no gusoma ahandi cyangwa se ntitunahasome bitewe n'umwanya dufite. Reka dusome. Uwiteka aramubwira ati, Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, yijugunye hasi. Ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, yongera ihinduka inkoni mu ntoki ze. Imana yacu nishimwe. Hepfo twihuse ku murongo wa 17 ho haravuga ngo, kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Imana yacu idufashe cyane. Ijambo inkoni ni ijambo dusanga muri Bibiliya. Bibiliya twereka yuko ijambo inkoni turisangamo inshuro 118. Hari ukuntu abantu bajya badutuburira bakatubwira ngo ijambo ryanditse ahangaha batabashije kurisoma, ariko iyo ugerageje ugasoma ugasacinga usanga Bibiliya tugaragaza yuko ribonekamo inshuro 118. Ntabwo rero turavugaho gatoya ku ijambo ry'Imana, ntabwo twarivuga ko ringana kose, tuvugaho gake cyane bitewe n'umwanya dufite cyangwa n'ibihe dufite. Imana yacu nishimwe cyane. Iri jambo tumaze gusoma rivuga ijambo inkoni, ni ijambo igihe Mose yari ari kugirana ikiganiro n'Imana, nibwo Imana yaje kumuhindurana, yaramubaza ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Mbere yo kwisobanura, reka dusubire kuri Mose gatoya. Mose yavutse mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije, mu gihe uba hari itegeko rivuga ngo umwana w'umuhungu uzavuka mu Baheburayo azajya ahita yicwa. Mose rero yavutse mu gihe kibi, mu gihe hariho amategeko ameze gutyo yo kugenzura umwana w'umuhungu ngo yicwe. Ariko Imana yacu ijya dukorera ibimenyetso n'ibitangaza, igice inzira aho zitari, ijya yihesha icyubahiro mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, ikaturengera. Kandi Imana icyo nyikundira ni uko ijya idukorera ibyo yatubwiye, igakora n'ibyo itatubwiye. Imana ishimwe cyane. Rero nyina wa Mose ngo yabyaye Mose muri icyo gihe kigoye, muri icyo gihe kiruhije, muri icyo gihe hariho iryo tegeko. Ariko Mose agirira umugisha ku Mana, amaze kuvuka ntiyicwa. Mama we ngo amuhisha amezi 3, niko biri tubwira, ngo amuhisha amezi 3. Ananiwe kuba aramuhisha, nibwo yamubaheraga akato akamujyana mu rufunzo, ariho umukobwa wa Farawo yaje kumusanga agiye kwiyuhagira, bikamugombwa yuko ahamukura akamujyana ibwami kugira ngo azagire gute, azaba umwana we. Yesu nashimye cyane. Muri icyo gihe rero Mose yaje gukura, akurira ibwami,
amaze gukura ubwami aza no kugira igitekerezo cyo kujya ajya gusura bagenzi be aho barenganwaga, aho babaga bari gukoreshwa imirimo y'uburetwa, bari kubumba amatafari bibagoye cyane bakubitwa, mbese uburetwa bubageze kure cyane. Ariko Mose ngo akajyayo akababazwa no ku bwoko bwe burengana cyane, akababazwa n'uburyo bubayeho, akababazwa n'uburyo batotezwa, biza gutuma agira igitekerezo cyo kutazagomba kwitwa umunyegiputa cyangwa kwitwa umwana w'ibwami, kubera yabonaga ubwoko bw'iwabo ukuntu bwarenganwaga kandi yaramaze kumenya neza yuko ari bene wabo. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyaje kugera rero ngo ajyayo aho babaga bari, uza kubona ngo abari kurwana barwanye, ajya kubakiza. Abakijije baravuga bati ninde wagugize umutware wacu? Ari naho Bibiliya itubwira ko igihe kimwe we yaje kwica umunyegiputa ariko mwica ari gutabara umuheburayo. Bimenyekanye rero nibwo Mose yaje guhunga, aragenda ajya mu butayu. Amaze kujya mu butayu, Bibiliya rero ikatubwira ngo yaje kugenda arananirwa, ashonje, arushye, ibyo kurya birashoboka, impamba yajyanye imushiranye, noneho atangira kwicumba inkoni. Ariko yaje kuhava, aza kugenda agera kwa Yetiro sebukwe, ahabona akazi ko kuragira intama. Igihe kimwe rero ngo aragiye mu butayu, nibwo ngo yaje kubona igihuru cyaka ntigikongoke, ngo ahaguruswa no kucyegera ngo ajye kureba. Ariko ijwi ryavugiraga muri icyo gihuru ngo Mose ngo kwitura inkweto zawe kuko uhagaze ari ahera. Atangira kugirana ikiganiro n'Imana rero, atangira kugira amatsiko. Nibwo Imana yaje kumuganiriza amubwira ngo Mose kwiyeretse kugira ngo uhaguruke ujye gukura ubwoko bwanjye mu Egiputa, kuko numvise gutaka kwabo, kuko numvise kuneka kwabo, kuko numvise uburyo barengana. Imana yacu nishimwe. Mose atangira kugira ngo ikiganiro n'Imana avuga ngo se nzagenda ndinde, nzagenda meze ne, nzagenda mvuga wiki ko n'ubundi uzi ko nahavuye mfite ikibazo. Buriya Bibiliya yandika hari ibyo bandika, ariko hari n'ibyo batabasha kwandika, bakandika muri make. Birashoboka ko yegeranye ikiganiro n'Imana akavuga kuzi ko ntavuye mpunga bampiga nisubirayo ntibazanyica, ariko Imana iramubwira ngo wowe uzagende n'inyuguti. Abwira Imana ati none se bazemezwa n'iki yuko ari wowe ntuye? Ese nzababwira ko ari indi? N'Imana yamwibwiraga amazina, yamubwira ngo nduwo ndiwe, uzagenda babwire ngo nduwo ndiwe ndiho yabantumyeho. Nibongera kukubaza uzabwire ngo Uwiteka Imana yanjye niyo yabantumyeho. Yesu nashimwe cyane. Imana iramubwira ngo mbese ubundi icyo ufite mu ntoki ni iki? Hamwe twasoma aramubwira ngo ni inkoni. Aramubwira ngo yijugunye hasi. Ayirambitse hasi ihinduka inkoni, ihinduka inzoka. Hindutse inzoka, atangira kuyihunga kandi ari inkoni. Aha hantu iyo mageze njya mbwira abantu, babwira ni ako kantu mugatekerezeho. Iyi ni inkoni Mose yiciriye, ni inkoni yishakiye, ntabwo ari inkoni yavuye mu ijuru, ntabwo ari inkoni yatoragwe ahandi hantu. Ni inkoni we yishakiye, akajya yiragiza intama, akiragiza amatungo hariya mu butayu, hagira igishaka guhungabanya intama ze akayikubitisha ya nkoni, hagira igishaka kumutera ubwoba akaba yitwaje ya nkoni. Nibwo buryo yari abayeho hariya mu butayu. Noneho irambitse hasi ihinduka inzoka. Ihindutse inzoka atangira kuyihunga. Atangiye kuyihunga, Imana iramubwira ngo yifate. Urumva yayifashe afite ubwoba, ayikozeho ku murizo, irongera ihinduka inkoni, arayiterura. Imana iramubwira ngo rero iyo nkoni n'ubundi niyo uzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Namubwira ngo iyo nkoni nuyigeza mu Egiputa niyo uzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Hamwe hepfo twasomye yasubwe ngo kandi uzajye witwaza iyo nkoni niyo uzakoresha bya bimenyetso. Imana yacu nishimwe cyane. Muri iki gihe hari ikintu kibabaje cyane, abakristo bahagurutse bafite inkoni, bafite ijwi ry'Imana, bavugana n'Imana, bakorana n'Imana, ibimenyetso n'ibitangaza, basengera abarwayi bagakira. Mbese ibyo Bibiliya itubwira by'ibimenyetso byose bigendana n'abizera babikora. Ariko muri iki gihe kuko barambitse za nkoni, kuko bajugunye za nkoni, ntabwo uyu mwanya tuvugana, ntabwo bagikora ibimenyetso n'ibitangaza kuko barambitse inkoni. Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Nawe wumvise iri jambo, wagize intege nke, wasubiye inyuma, wacitse intege, ukarambika ya nkoni, Imana ikubabarire.
haleluya. Imana iramubwira ngo iyo nkoni uzajya uyitwaza ntuzayisige, niyo uzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Hari ikintu kitunezeza nuko iyo wakijijwe ugakomeza ugakizwa, igihe cyose niyo ugize intege nke wumva ijwi ry'Imana, wumva imbaraga z'Imana, wumva ibimenyetso by'Imana, wumva impumuro y'Imana imanukira muri wowe. Warwara ukumva ijwi rikuhumuriza rikakubwira ngo mwana wanjye, ukumva ijwi rikuhumuriza ngo tuza, ukumva ijwi rikuhumuriza ngo muri hafi guhabwa ibyasezeranijwe. Kubera iki? Kubera ufite ya nkoni. Imana yacu ni ishimwe cyane, Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Baguhamagara ngo ujye gusengera umurwayi kuko wibitseho ya nkoni, wibitseho ka gakiza Imana yaguhaye, uzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza, ukagenda udatinya, ukagenda nta kintu wikanga, ukagenda nta kigutera ubwoba, kandi n'abadayimoni bakubona bagahunga. Ariko muri iyi minsi abantu bajya gusenga, hari ahantu hamwe abantu bigeze bajya gusengera umurwayi, bahageze umurwayi ahita ajya yuzura imyuka mibi cyangwa se aramurondora, aravuga ngo none se nawe koko uje kunsengera, ngo ubwawe uje kunsengera ko? Rero birababaje inshuti zanjye, inshuti z'Imana, abakozi b'Imana, birababaje. Twongere dusubire ku gikarabiro, twongere dusubire ku isoko, twongere dusome ijambo ry'Imana, twongere tugendane ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yacu nishimwe cyane, kuko iyo ufite iriya nkoni mu buzima busanzwe, iyo ufite inkoni ugahura n'imbwa mu nzira, urayikubita ntigutera ubwoba. Iyo uhuye n'inzoka uritabara, ndetse na nijoro niyo ugenda mu nzira ufite inkoni ntabwo wabasha kugwa, ntiwabasha gutsikira kubera ufite inkoni. Rero muri ubu buzima bw'umwuka, muri ubu buzima bwa gikristo, muri ubu buzima bwa gipantekote, muri ubu buzima tugomba kwitwaza inkoni kuko nizo tuzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yacu nishimwe cyane. Niba uhungabanye, uhuye n'ikibazo cyo guhungabanya, ugahamagara Imana, ugahamagara Imana ukavuga Imana ntabara, kubera ufite ya nkoni, Imana ikakurengera. Yesu nashimwe cyane. Niba utunguwe n'ikintu runaka ukitabaza Imana, jya mbwira abantu nkabwa ngo none se utewe n'abajura, wababwira ngo mureke njye gusenga iminsi 2 cyangwa 3 nze duhangane, aho uhita uvuga ngo Mana yanjye. Kubera iki? Imana uyibitsemo, n'Umwuka Wera awubitsemo, Yesu umwana w'intama w'Imana muragendana. Ibyo byose bituma ubasha gutinyuka, kandi ibyo byose bituma utabasha kugwa uko ubonye kose, uyu munsi naguye, uyu munsi naguye, uyu munsi oya. Ahubwo icyo gihe Imana ikuba hafi. Kubera iki? Kubera yuko uba ufite imbaraga z'Imana. Mose akimara kugera mu Egiputa, Farawo amubajije ati niki kikwemeza, niki kitwemeza ko ari Uwiteka Imana igutura? Aramubwira ati Imana yanjye yambwiye ngo nze gutwara ubwoko bukure mu gihugu cya Egiputa mujyane mu gihugu cy'isezerano. Ikimenyetso ni iki? Arambika ya nkoni hasi, ihinduka inzoka. Ihindutse inzoka, ahita ahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abacunnyi n'abarozi bose bo mu Egiputa, nabo ngo bakoresha ubufindo bw'imiti yabo, barambika inkoni zabo hasi. Bamaze kuzirambika hasi, ngo ya nzoka ya Mose irazitoragura zose irazimara. Bishatse kuvuga ngo iyo ufite imbaraga z'Imana nta bintu biguhagarara imbere. Iyo ufite imbaraga z'Imana, ibi byose biduteye ubwoba tubigenda hejuru, kuko dufite imbaraga z'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu muri iri ryavuze ureka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo noneho Farawo abibonye atangira kugira koba, cyangwa atangira gucika intege, atangira kuvuga ati ibintu birashoboka. Nibwo yemeye kukurekura ubwoko. Mu kandi kanya aravuga ngo wapi, abarabiretse. Amaze kubireka, barongera bakora ikindi kimenyetso, nibwo ngo bafashe ngo bayirambura ku mazi. Bayirambuye ku mazi, hahita hazamukamo ibikeri. Ibyo rero ni bya bimenyetso Bibiliya ivuga ngo uzajye witwaza iyo nkoni, uzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yacu nishimwe cyane. Mureke duhagarare ku Mana, duhagarare ku ijambo ry'Imana, tugumane iyi nkoni,
kuko iyi nkoni ni agakiza Imana yaduhaye, niko kazadutambutsa mu makuba, niko kazadutambutsa mu byiza, mu bibi, niko kazadutambutsa mu ntambara zitandukanye. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Udafite iyo nkoni rero, iyo udafite inkoni, ijambo ry'Imana ritubwira nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Imana yacu nishimwe cyane. Ahangaha Pawulo yandikira Abefeso nayo bibukije intwaro bakwiriye kwitwaza mu buzima, ahubwo ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi mutware intwaro zose z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Intwaro rero zose z'Imana, ubundi iyo ufite agakiza ufite agakiza, ibindi byose Imana igenda ibigushoboza. Rero niyo mpamvu dukwiriye kwitwaza inkoni, ariyo gakiza Imana yaduhaye, kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kandi kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi kugira ngo tubashe kurwanya ibiturwanya, kugira ngo tubashe kunesha. Imana yacu nishimwe cyane. Ndumva nasoreza ahangaha ku ijambo inkoni. Rero umukristo, umuririmbyi, umuvugabutumwa, umupasiteri, itwaza iyo nkoni. Izakurengera mu bikomeye, izakurengera ubusambanyi bukugarije, izakurengera Satani ashaka kuguteza ubujura, izakurengera ugeze mu rugamba rukomeye cyane, uzajya wunguka ko ufite inkoni ariyo gakiza. Yesu nashimwe cyane. Imana ibamera umugisha, mujye mwitwaza izo nkoni, nizo muzakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Imana ibahe umugisha. Kadusoze dusenga Imana. Ndagushimiye nyakubahwa Imana kubw'iri jambo ryiza uduhaye ryo kwitwaza inkoni. Ndakwinginze kugira ngo ineza yawe ikomeze kuba muri twebwe, udushyigikire, udufashe. Turi mu isi dufashe igihe kinini mu ntambara, ariko Mwami niwo kuturwanirira, niwo kutuneshereza, niwo kudushoboza, kuko tugambirira gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere. Ariko Mwami ujye uturengera, ujye ubana natwe, icyorezo n'ikibi cyawe bisabye bize kandi mu izina rya Yesu. Amen.